kadushimire wowe ufata umwanya wawe ugakurikira ikiganiro cyacu umunota ku wundi. Uri kumwe nanjye Jean Marie, ngiye mu kiganiro Intangarugero Empire, niyo channel yacu ukurikira umunsi ku munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku buzima urubyiruko rubayemo muri bino bihe bisa nkaho urubyiruko rwugarijwe n'ubukene budasanzwe. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye, ndagira ngo nawe abibwire. Murakoze, ngiye nitwa Mike. Hano rero tukaba dufite ingingo zimwe na zimwe tugiye kuba twaganiraho. Mike arakoze cyane. Ndakeka bari buze kuzikunda, zimeze neza kabisa. Yes. Ziramotiva muri rusange. Wow. Mike arakoze cyane. Tugiye kuganira ku ngingo nziza cyane, turebera hamwe impamvu urubyiruko uyu munsi rutinya gukora rugahera hasi kuri ya mirimo tubona tuvuga ko iciriritse, ya mirimo donc abantu basuzugura. Hari imirimo ujya gukora ukumva yuko bagenzi bawe bakubona bari buze kuguseka, cyangwa se ya mirimo ukuru kuvuga ati ariko imirimo ninyikora ndabansuzuguritse, umbona arabifata uti. Kandi ibyo bintu rwose biri mu bintu bituma uyu munsi urubyiruko rwisanga mu bukene. Reka banze wenda Mike twinjira mu kiganiro, nshimira abantu bakoze subscribe ndetse bagakanda like, bagakora like ndetse na comment, kugira ngo rero wowe urubyiruko dukurikiye, uri umubyeyi, uri muto, uri mukuru, ikiganiro cyacu kizatuma uba intangarugero ku kigero Imana ishaka, ku kigero igihugu gishaka, ku kigero nawe ubwawe wishaka. Icyo usabwa gukora nta kindi, kanda subscribe maze ujye dukurikira 5/5. Reka nkubwire ngo rero ubuzima tubamo bumeze nk'umusozi. Urabona umusozi nk'uwakwereka Karisimbi Mike? Yes. Uyu musozi iyo ushaka kugera hejuru urawurira ugahera hasi kugeza ugeze hejuru. Yego. Hari abantu rero bavuka bakisanga bageze hejuru y'umusozi ku buryo bareba buri kimwe cyose bashaka, ariko bakagira ubwoba bwo kureba hasi cyangwa se kuganira na ba bantu batuye hasi. Iyo ni riti chance irimo kuyumva neza. Hanyuma uyu muntu bisaba ko ahera hasi azamuka umusozi. Hari abazamuka umusozi bakihangana, bagira agati bakagwa bagapfirayo. Hari abandi bazamuka bikarangira bageze hejuru y'umusozi. Abo ngabo rero ni twebwe uyu munsi turi mu buzima navuga ko butari bwiza cyane, ariko butari nabo dushaka kugira gutera imbere. Hari umuntu uri munsi y'umusozi wumva yuko bibaye byiza yazamuka akagera hejuru y'umusozi atagize adakoze urugendo ngo ahagere. Ngo ahagere. Ni ukuvuga ngo rero ubundi ubuzima turimo bumeze nk'uwo musozi. Babandi bisanga bari hejuru y'uyu musozi bakagira ubwoba bwo kwisanga hasi. Ni abana b'abakire, ni abantu bafite amafaranga bayavukiyemo. Abo bantu akenshi batinya ubukene. Hanze ku mihanda hano baba bavuga ngo ni abana bo mu gikoma cy'avoka. Ni abana batinya ubukene. Akenshi abo bana rwose usanga no abenshi bajya n'urukundo by the way. Bagira urukundo, baganira n'abana b'abakene, barabavugisha nta kibazo, ariko kuko batazi iby'ubukene babyisangamo vuba. Noneho hari uwahageze kuri top ku musozi akagira n'amafaranga n'ubuzima bwiza, ariko akaba umugome ku rwego atazigera afasha abandi basigaye hasi y'umusozi. So icyo mbwira urubyiruko ni uko rero ubuzima turimo uyu munsi ntabwo tuzangana. Ndibuka ejo bundi umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, uyu Boniface Rutikanga CIP, uyu yavuze yuko izi ntoki zitareshya kandi zose ziruzuzanya. Ubuzima turimo rero hari abari hejuru y'umusozi, hari abakiri hasi. Gusa ikizima uko ugenda wihangana uzamuka umusozi ugira ugerayo. Icyo dusabwa rero ni uguhera hasi ugakora ka kazi ubona ko abantu bagusuzugura. Ngiye ku bwanjye numva yuko nta kazi twagombye gukora, ngombe ko uri shy, ufite isoni ry'akazi ukora. Ubundi nta ngaruka mbi ziba mu gukora. Nta ngaruka mbi ziba mu gukora, ukora bavuga yasura yako ameze gutya, akora akazi n'amashuri afite cyangwa se n'ukuntu family ye bimeze. Nyine iyo umuntu ucika intege cyane, ucika intege ugasanga uguye hasi. Yes. Mike arakoze cyane. Dukomeza mu kiganiro cyacu, urumva ko rero urubyiruko dukurikiye, waba umukobwa, waba umudamu, waba umukwe cyangwa umutoya, ikintu dusabwa uyu munsi dukwiye guca hasi cyangwa se guhera hasi. Icyo nshaka kubabwira ni uko guhera hasi ushaka ubuzima ni moteri ikugira umugabo, ikugira uwo uriwe. Ni moteri iguha icyubahiro
ikuvana hamwe ikagushyira ahandi. Ejo mu kiganiro nakoze nabwiye abantu ngo twere gukomeza gusenga ngo twicare gusa ngo bizizana, cyangwa se Imana kugira ngo nzaguhe imodoka mbe izaturuka hejuru mu kirere, ahubwo bizava mu gukora buhoro buhoro. Wacuruza inyanya, wacuruza imyenda, wacuruza ibishyimbo, wakwigisha abana coaching, wakora ikiyede kibonetse, wakora buri kimwe cyose. Ikintu ugomba gukora ni iki? Ni ukurwanya amajwi yose akubwira ngo iriya mirimo ntabwo iberanye nawe, ntabwo ijyanye nawe, ntabwo iri mu gihe cyayo. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Umuntu ukubwiye uko ntabwo ari inshuti yawe. Mike, hano bakorera byiza cyane. Hano dufite ibibazo bitari byinshi cyane, ariko bigaruka kuri iyo ngingo twari turiho. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti, ni izihe ngaruka zo kudakora? wowe wumva ingaruka zo kudakora wundi ari izihe? Mike arakoze cyane. Mbwira wenda abadukurikiye, ingaruka za mbere zikomeye zo kudakora, zituma ibindi byose biba ku muntu, ni agahinda gakabije. Kuko nibwa agahinda gakabije, wumve yuko bituruka ku bukene umuntu yagize muri iyo situwasiyo arimo. Iyo umuntu adakora, akenshi na kenshi hari akazi aba yarasetinze mu ntekerezo ze, akavuga ngo ngiye ngomba kuba uyu n'uyu. Iyo umwaka wa mbere urangiye, uwa kabiri ukarangira, uwa gatatu ukarangira, uwa kane ukarangira, ubona babandi mwatangiranye hari aho bageze, aha birangira uhangayitse, ndashaje, ngeze igihe cyo gushaka cyangwa se cyo kurongora, ariko nta mafaranga afite, byagenze bite? Donc wisanga ufite imitekerereze noneho iri absurdness, naho hamenyeka ko agashyari kahita gakurira buriya. Yes, sasa n'abantu batazamuka ishyari, urwango, cyangwa se ugatekereza cyane, ukaba wakwishora mu kwiba, ubujura n'ibindi, ariko byose bihera aho ngaho. Hari abantu uyu munsi dufite urubyiruko badukurikiye, usanga barasetinze akazi bazakora cyangwa se ubuzima bazabamo. Ubwabyo ntabwo ari ikibazo, ariko bisaba kubikorera, bisaba guhera hasi ukagenda intambwe ku yindi. Yes. Urakoze. Ikibazo cya kabiri kiragaruka by'umwihariko ku bamama, abapapa, ababyeyi muri rusange. Ku muryango, imiryango y'iyi minsi dusigaye tubona ibintu ntabwo bimeze neza cyane. Uyu munsi urabona bamwe wenda wakoze ubukwe uyu munsi, nyuma y'amezi angahe za divorce duhora twumva cyangwa tunabona ku masosho media. Wowe nyine ubona ari iki kibitera? Ubona ari iki gitera kuba ingo z'imisi ziri gusenyuka, ibintu bitumeze fresh mu miryango by'umwihariko? Ikibazo cyiza. Maze iminsi mbona mu karere ka Bugesera ndetse n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu, tubona ingo aho bitifashe neza. Umudamu akica umutware we, umutware akica umudamu we, cyangwa se hakaza n'amadivorce bikagira ingaruka ku bana. Icyo nababwira abantu ni uko ikintu gikomeye cyane, burya iyo muri wowe mbere y'uko witegura kuba umubyeyi, reka mbere ku mudamu, banza umenye inshingano z'umubyeyi. Mbere y'uko mvuga ngo ngiye gukora mariage, ngiye kurongorwa, reka manze menye inshingano zo kuba umugore, n'inshingano zo kurera, inshingano zo kuba umubyeyi. Ugakora na tore gukabaza abandi. Ntuvuge ngo ngewe nzabyiga ngezeyo, kubyiga ugezeho ni ikibazo. Ku mugabo noneho biragoye ko uyu munsi wafata umusore wawe ukamufungira mu nzu ngo ntagomba gukora ibintu biruhije, ntagomba kumenya n'abandi. Byamara kugira imyaka 25 ngo ugende ushake, hajya ubwo umujyanye mu rugo rwawe, agiye gukora iki? Wamutoje iki? Wamutoje iki bundi? Mbere y'uko umusore yifata ngo ajye kurongora abo umugabo, ese bundi yabanje kumva igisobanuro cyo kuba umugabo? Yabanje kwigishwa amasomo cyangwa se afite ubumenyi buhagije, experience ihagije kumva yuko agiye kuba umugabo, agiye gushinga urugo? Kuko uwo musore n'umujyana ngo ajye kurongora, agakora ubukwe, ejo nyine azashobora n'umudamu asubire iwabo mu rugo, ko niho twamureze, kuko niho twamurereye, niho yibereye mu gipangu. So byose biva kuba rero umuntu iyo agiye kubaka urugo ntabwo abanza kumva n'izo nshingano afite. So ku bana b'abakobwa nabo muri iyi minsi rero, niba ngiye gushaka umugabo, mbere na mbere inshingano y'umubyeyi ni iyihe? Ese njye ninjira mu rugo nzaba ngiye gufasha iki umugabo wanjye? Nzamufasha iki? Nzarera nte abana banjye? Mu kuba rero harimo byatwaga byo gukora. Niba uyu munsi utarahereye hasi ngo wige gukora bya bindi biciriritse, ejo bundi nushaka umugabo akazi kakabura. Donc
muzatandukana kuko utitoje guhera hasi ngo ugire gutumufashe. So ko umugabo yashaka umugore udakora nta kibazo kirimo, kuko umugore ashaka kubona akazi n'umugabo akagira gute akakabura. Ikizima ahubwo ni ukoroherana ku mpande zombi, umwe adafite akazi undi agafasha undi, undi aba adafite akazi undi agafasha undi, kandi iyo bahereye hasi ntabwo bagira ubwo gusubira mu bukene cyangwa se bwo guhangana n'iki n'ubukene. So gukora rero ni moteri y'iterambere y'umuryango. Okay, ngahe nguko rero murabe mwumva rubyiruko muri kwitegura, turi kwitegura nako kurushinga. Ese wowe ni ryarira? Jewe ko nyiri gukora man. Okay, ko nyiri gukora byiza. Okay, ikibazo cya gatatu kirareba n'ubundi urubyiruko. Yego. Ubundi urubyiruko muri no minsi dusigaye nyine tubona nabyita mukira bafite imico itari myiza. Bafite imico itari myiza, urajya ahangaho urajya mu kabari ugasanga abana babyinnye bimeze gutya. Si abana simubimve nabi, ntabwo abana bemerewe kujya mu kabari. Ugasanga nyine abana b'urubyiruko bari kubyina, bari bo basize mu muhanda, nibo bari kunywa amatabi mu makaritsiye. Byatumye nibaza, ubundi ubona ahazaza h'urubyiruko hameze hate? Ubona nyine wowe hazaza h'urubyiruko buriya uhatekerezaho iki, uhabona gute, by'umwihariko urubyiruko rwo mu Rwanda ubona bimeze gute? Mbere na mbere icyo navuga kuri iki kibazo, natubonye ikiganiro kugira ngo tugera mu bindi. Buri muntu wese niwe usetinga ahazaza he, kuko n'igihugu gisetinga aho gishaka kugera. Umuntu wese rero niwe ugomba gusetinga cyangwa se gushyiraho imirongo ngenderwaho y'ubuzima bwe. Uyu munsi hari abana babona amafaranga mu buryo bworoshye bayakuye ku babyeyi, ntabwo bazi ukuntu avuna. Uwo mwana rero gukura nta mirimo ahugiyemo arimo gukora, abona uburyo ya mafaranga afite agaciro kandi agomba kuyajyana, arabika ngo aza mu mariri cyangwa arajyana mu kabari. Hakiyongeraho social media dukurikira umunsi ku munsi, kuko tubona abafite amafaranga ibyo bakora abenshi bambara imyambaro igezweho, bajya mu kabari, bajya muri night club. So nanjye rero mbona amafaranga mu buryo bworoshye, nzifuza kujya ahandi mbona bagenzi banjye barimo kugira gute, barimo kwisanga. So hari abasetinga ejo habo hazaza bashingiye ku byo babona kuri social media, hari abandi basetinga ejo hazaza habo bashingiye ku muryango bavukamo n'abo bashaka kugera. So icyo navuga ko hazaza h'urubyiruko rw'u Rwanda ndetse na Afurika n'isi muri rusange, dukwiye mbere na mbere kumenya yuko kwivana muri context y'ibintu bya kera. Ubwo nibivuga mu ubwo buryo wumve yuko kera hari imirima, hari iki, hari ubukungu, wararagiraga ukagurukira mende, twateraga siporo. Ubu ngubu ntawe ushaka kuvukira mu muryango ukize ejo ugakena. So nshimira ababyeyi bambwiye ngo umunani basigaye baha abana babo mu ishuri. So icyo mbwira urubyiruko rero ni mureke tuve mu biyobyabwenge, tuve mu kuba abanebwe, dukore, tuve mu kuvuga ngo tuzatungwa n'amashuri twize, ahubwo twige gukorana byayo bindi tutigiye. Ibyo umuntu ubigenderaho rwose yaba ari umukene mu mureke dukore, duhere hasi. Ikindi urubyiruko mureke dukunde abantu tuzi, dukunde abantu tuzi, kunda umuntu muziranye. Nkunda kubona urubyiruko muri iyi minsi, niba njye nawe tuziranye ukabona akazi njye nkiri mu bushomeri, ntabwo ushaka kumvugisha kubera ko uramburamo ibibazo ko ndi bugutere ibibazo byinshi, kuri bunsabe, ko ndi bugusabe n'ibindi. Urubyiruko mureke dufashanye, tugire urukundo. Mureke ikindi nanone, umurasaga agukunda kubera ko ashaka kuzamura iwabo, umwana w'umukobwa agukunda kugira ngo wubakire iwabo, ukore ibyo ukora abasaza be n'ibindi. Umusore nawe ati uyu mukobwa ndamukunda kubera ko nshaka wenda kumukorera ibyamfura mbi, kumukuraho amafaranga kumwiriraho ibiceri, cyangwa se nshaka hari akantu ariko kadutse, ku kantu sinzi niba bakazi mu rubyiruko. Ugasanga nk'abana b'abakobwa rwose ni amashuti, bakinana na di, ariko ibyo bintu bikinwa n'abana b'abakobwa bafite uduco two kujya mu bari guhura n'abahungu bakajya gusambana, cyangwa se usanga yagiye muri za geto zimwe tujya tumva hanze ziba ziri guca ibintu. Nk'abana b'abakobwa ubona wavuze ko buri wese asetinga ubuzima bwe. Nk'abana b'abakobwa ugasanga umwana w'umukobwa we abayeho
atunzwe no gusambana. Si uko ari umukene, nta kintu yabuze, iwabo ni neza, ararya aranywa araryama, ariko ugasanga umwana nyine we yigiriye mu bintu by'ubusambanyi, agafata n'aba bashuti be akabajyana akajya kubanywamo inzoga. Icyo bita kunywamo umwana inzoga ni ukugenda ukamutanga kuri ba bashuti bawe, bagakora ibyo bakora, hanyuma wowe ukisimbira ugataha. Nk'uwo mukobwa cyangwa se abo bantu bateye gutyo, ni iyihe nama wabagira ukurikije ukuri kubyumva? Mbere na mbere reka manze mbwire urubyiruko ko gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utashyingiwe ari icyaha. Nubwo mwaba mukundana ntabwo ari byiza. Ubundi iyi mibonano mpuzabitsina ni ikintu kigenewe abantu bagize gute, bashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko y'igihugu. Hanyuma kimwe mu bintu bigarura ibyishimo, umunezero, gikemura ibibazo byinshi mu rugo rw'abashakanye. Twebwe urubyiruko dukora ikosa tukabyishoramo tubyita kwishimisha, ariko wa munezero ababyeyi bacu babikuramo, ntabwo bo twe tubikuramo. Twe tubikuramo iki? Umuvumo. Kuko bo babikora ari babiri, ntawe uca inyuma undi, bakabikora byemewe n'amategeko kandi batikanga. Imana ikabaha nk'umugisha, bakabivanamo ibyishimo byubaka urugo rwabo. Kandi kizima, abo bantu babikora bishimye, nta muntu ubikora ubabaye. Babikora bishimye kuko iyo abantu bamaze kurya no kunywa, basi bagomba kugira gute? Kwisanzura. Natwe urubyiruko dufite amafaranga, dufite imodoka, dufite byose n'itabi, tugomba yuko igisigaye ari iki? Ari sex. Tukirengaza yuko ibyo bintu ntabwo twe tubyemeye, ko ntabwo turajya gute? Turajya mu mategeko ngo tubyemere nyine. Icyo nabagira rero inama, ubuzima bwo kubaho usambana ntabwo ari ubuzima, kuko dukuramo amagenzi menshi yangiza ubuzima bwacu, akangiza n'ahazaza hacu. Icyo nabwira abana b'abakobwa, u Rwanda ni igihugu cyiza cyakoze ibishoboka byose kugira ngo umugore yiteze imbere, kandi biragaragara no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. U Rwanda ni intangarugero ku isi hose, ku isi hose ni intangarugero. Ubwo utabizi sinzi ikibazo yaba afite. Abakobwa rero uyu munsi mufite amahirwe menshi mu gihugu cyacu yo gukora, kujya mu nama z'urubyiruko, mukagira ikintu mukungukiramo byinshi, mukitabira ibiganiro bya leta, mukitabira gahunda za leta. Hari ibintu byinshi biteza imbere urubyiruko. Abakobwa mbona n'akazi k'abakobwa kadakunda kubura cyane, mbona mu masupamaketi hanze n'ahandi biboneka. By the way, na kaminuza zirahari nyinshi zifasha urubyiruko kwivana mu bukene. Nsoza rero nababwira ngo abana b'abakobwa mufite amahirwe menshi, mureke mutegure ubuzima bwanyu handi mukiri, kandi twige guhera hasi, dusenge cyane. Abana b'abasore nababwira ngo twige guhera hasi, hahandi twabuze hasi y'umusozi, kugira ngo tubashe kuzamuka dutere imbere. Urakoze cyane. Dusoza wenda sinzi niba icyo wana waganiza byo kuri kibundi tugasoza. Ikintu nabwira urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rw'i Kigali, urubyiruko rw'i Kigali, tureke kwigira utujagso. Ku bantu batabyumva neza, ni twa duhungu twirirwa twifatiye mu mifuka, dukweto keza gahanaguye. Hambere aha mu minsi ishize mperutse guhura n'umwe mu bajene twiganye, ari kwikorera ikiyede ahantu ku muhanda. Nari ndi kumwe n'undi mutipe nawe twiganye, akimubona baraturitse, arasetse. Ndamubaza se mani bigenze gute kuri guseka? Umwana ngo ndebera akana k'akuntu asigaye ameze n'ukuntu ku ishuri yabaga ari aho afite ahora ku cyangwe, ari ku gice cya hatari, none ndebera ari ku gitiyo mani. Naramurebye ndamubwira ngo bro, ubu ngubu ari mu nzira y'iterambere, ari gukira ubu ngubu, buriya yakize byarangiye. Araseka ngo ntabwo wakizwa n'igitiyo. Ndamubwira ngo se ntabwo ujya wumva kazi ni kazi? Si ari umuntu ukubwira ngo njye nakize ibi bintu byose mfite nabikuye ku giceri cya senkana. Namwe ubwo njye mumfasha mu bintu byabahora. Senkana yishora kugeza kuri miliyari nka magana gahe. So ntizimbye mu magambo rero, urubyiruko dukore, dukure amaboko mu mufuka, tubaba nyine abawakazi, dukore cyane kabisa. Murakoze, ndumva ariyo nama nabagiye. Yes, dusoza rero mbasezera mwese urubyiruko, igihugu cyacu cyavuye kure, none uyu munsi kiri ku isonga mu ruhando mpuzamahanga yo kuba kigenda kiteza imbere umunsi ku munsi, ndetse ibihugu byose byo muri Afurika byavuye kure cyane, ku buryo hari ibikiri hasi cyane kuri ubuyobozi bubi,
ariko umunsi twebwe dufite amahirwe menshi kuba u Rwanda ari igihugu cyiza gifite umutekano, iterambere ndetse gifite mu nshingano kurinda abanyarwanda bose no kubaha amahirwe angana. So mureke rero dukore twiteze imbere kandi tube intangarugero umunsi ku munsi. Imana ibamugisha. Ukanda subscribe, kuri comment ndetse na share ndetse na like kuko bikazongera turi kumwe mugire ibihe byiza.